ndegera umbwira ko ntabwo nkigukeneye izina ry'Imana reka nkubwire ntabagamo babiri mu nzu imwe nagira wubaka ushinga umugero wibana ifoto nk'uko wavutse wandegerawe umuntu ungana gutyo uracyari wo kubaza siko ibiryo nta soni ariko reka nkubaze nk'ubwo buno urugero turagenda Manu, reka nkubwize ibintu by'ukuri nje ndakurambiwe gira ushake wubake naguhaye umuriro none se umutankubise nako nashaka naguhaye ikibanza uratamira uraheregete ibyo ndabyirengagiza nguhe ikindi none ko umuntu ushaka kucubaka wabuze iki wabuze amafaranga sinaguhaye $5,000,000 kuri konti genda uzifate uzawubake uza n'umugore wanjye turawe ngiye nakubwiye ko none nazi no gutereta reba imyaka ugezemo none ubwo nzi gutereta nuko ubura umwaka gumwe ngufati usingira 32 none ukuva nureba nabi kandi uzacura ku izina ry'Imana ntabwo iyi nzu none uzongera no kuyinjiramo none se ngiye ibintu by'ukuri ariko nabikubwiye ngiye ntabwo nzi gutereta ngiye nicyo kigo gutereta ziba abakobwa b'ikige ntabwo bakigoranye zo guca bugufi ntumusuzugure kandi ntumwiyemeraho ntumwirateho baca bugufi ya nyana yimbwa guca bugufi size no kwituma wanjegerawe manu reka nkubwize ibintu nushaka ukerebuke ushakishe urebe ukuntu urabigenza ntabwo nje y'inzu uzayisubiramo nta mugore ufite nije ukororaga ubundi mva nkubaze nyine mva nkubaze none se ubwo nyine kumbwiye akantu kamwe ko guca bugufi gusa nta bindi ari kumbwira batereta gute nyine ngo iki ubwo nyine je nakubwiye ngo nyina na amasomo gameze gake genda ushakisha ubu wabuze umukobwa mwakundana wenda da munamuzane menye ngo wenda murananirana mwarabanyeho haruhara ariko dufite imyaka ndikweza ibishimbo nkeza amasaka nkeza iki uziko nyoko yagwenge nta mushiki wawe ufite ni gute utagenda nguzana sinkungu ubu ntabwo nagigengezemo nakenera umwuzukuru mweza tubane azamvomera utuzi basa abakobwa bateye ubwoba nyine nicyo kibazo bateye ubwoba bate ko ari umwebwe mwigiraga intumbagane urumva umukobwa uragenda ukamutereta ukamusaba urukundo agahita agucira mu maso ninde wigeze akaguciramo uzanzanire uwaguciye mu maso ntabwo uzamunzanire ndebe sinabibonye se wabibonye hese kiroso bamucira mu maso kiroso si uriya ni umuntu urawe n'uwashobora kumunyara mu maso yamunyaramo umuntu atega amafuko afite imyaka sibura kiroso afite imyaka ingahe 29 ngare bakuru be n'abarumuna be bose bize za Harvard barangije ariko baracyatega amafuko umuntu ateka nyiraruno ari umusore uretse n'indi utamusuzugura none se ko waterese nyine kera akantu ubwo nyine weho genda ushakisha umukobwa kandi ntabwo urabona umukobwa mwiza sibyo wenda nushaka uzana umeze nka fose kera ntacyo ariko nanamenye ngo mfite umukazana nanjye nzapfe mvuze nti nanjye mfite ba mwana ntaribyo ariko igihari ni iki ngiki pe waruriga weho genda ushakisha iki umukobwa ntabwo uramubura nushaka uje kwa ntuza kwazibera urebe ba ntuza ba ciciciki nabikobwa bifite imyaka nakira cyara kwanze nibo wawundi urebaga nka marisheniriye mwaravuga nyaranga sinamwemera ngewe cyangwa wundi wo kwa gatare yawe ufite amabuno gatangana Jibuza se wenda wowe waramuzanye biranga cyangwa uzuzane wawundi ufite ubumuga warahijya kwa Fidosi hano wacitse naba nuriya umugabo yarize ngo birase bindi byabyariye wabona ibyo uri kumbwira njya kuza rero upfa kumuzana se wenda ari gukwi kwina mwimbuka sibyo menye ngo wenda nawe ari hano ikibazo ufite ni kimwe iki amagambo yo kumubwira ndamugenda mvuge ngo ngino tugenda ze Manu kwizina ry'Imana ikintu kiraguhima ntabwo inzu uzayisubiramo nta n'ikintu uzongera kurya muri urugo nta n'icicuma uzongera no kubona waretse kira gikoma nkakimaramo se igiki waretse nkamaramo kira gikombe ndi kunywa nkakimaramo nkagita njya kumutereta kamarwe mu manga rindagiye Je t'aime baby ndagukunda
Kobwa mwiza uri izuba. None Xavier uti mwiza pe. Ese kuva nagera aha ngaha wahindukiye kumpobera wampobeye ntiyo mugongo. Harya Yesu ashimwe. Yesu ashimwe? Karame? Harakubwiye ko duhuriye ku itorero ku buryo ngewe uri kumbwira ngo Yesu ashimwe? Ego. Urumva nyine ikintu ese manu ufite ikihe kibazo? Ubu mpamagaye nkuye mu rugo ngo nze hano ngo ikintu ushaka kumbwira kugira ngo uze kumpagarika duhagaze iminota igera muri 30. Uri muri ngo ukumva. Nagira ngo ubwire ko nyine maze igihe mureba. Undeba se ubu ntabwo bwo uri kundeba? Igihe tumaranye nyine turi inshuti nyine. No mu nzozi hari ukuntu nyine iyo uri kugenda mu muhanda mpita mwitegereza ncishijemo amaso hano mu kenya. None igihe umaze uri kundeba wari gukora iperereza ku buryo hari result wabonye igomba kuvuga ku byo ku myitwarire ufite ikihe kibazo nyine? Iperereza ariko ryasanze ko nyine ibyo byose ari sawa. Ariko ufite n'inzara nziza n'amano meza. Amabuno. Shama numbabarira gabanya ubwo bucucu urimo pe mbabarira umbwira ikintu nshakira ndashaka kwigendera. Urumva? Urumva nyine tugiye gusenga ku cyumweru tugiye gusenga nyine wano nyicaye imbere. Ndabizi nawe nkwicaye imbere. Rero ndi imbere se. Ukankoraho nyine mu rusengero none se just ibyo kubiri kubimbwira ni iki habaye iki? Uje kunsemba zizo ko ari kundera nje turi gusenga. Oya. Ese kuki wankoragaho? Kwari kugira ngo nyine ndukire murebe ubwiza. Akomano wagireka kuzana ibyo bintu nese ureba nk'ibintu buri kwigira nuko ntungana. Harya ndi mukuru. Urumva? Umva nyine harya imyaka ingahe? Nibagiye twaraniganye. Ahubwo mbere yo kuvuga ngo twaraniganye icyo kibazo nakigusubije inshuro zingahe? Harya naragishubije. Urumva ari ubwa mbere se gukimbajije? Ubwo nyine ese nani ubwo ushobora guhagarara straight ngo turebane tuvugane turebana? Kurya? Ubukura uno mutwe ndebe mu maso umvugishe. Oya ni kubera urumva nyine mu ijambo ry'Imana haranditse ngo nese ko mbona wungiye usubiyeho wari uri kureba. Nje turi kuvugana ndi hano mpagarare isi imbere yawe ndebe mpagarare hano. Oya hano murebe. Hindukira ndebe umbwira ikintu nshakira. Ego bikirana yego. Nose umugabo wawe nese mwapfuye iki? Umugabo se ngo nanjye ngo ngiye kwinkwera nakanura n'inyota yanyishe nakisohokanira n'abajama nakinkwera natungahe nkasanga yafuretse yatumbye ni nk'umugati wa 200. Gasanga yabyimbye. Ase muzi nta gacupa nyurira. Nanjye ngira aho ngaho ngo acyuye ngo dupirimusi tubiri utwo twamarira. Nese ntabwo yaguhahiraga. Yahaga ikizi. Guhereza uduhumbi 50. Ngugende ngurebe ngo ibyo uhaha ngurebe ngo amakara ngurebe ngo ibiki birabya byagutwara iki se byakumarira iki? Byaguhaza se? Imbwa gusa ngo no mugabo yakashaho nuko mamurashwanye nazi kujya mutandukane byari biciye muzenze nakimenye amazi ashyushye yabize neza ngira ngo kiranapfuye cyanga gupfa cyanze gupfa burya twamuhambye namazi gamari kigaye gamwisha cyahise cyanga gupfa bura cyapfuye nyuma dana ngo murabesha ku kiriyo urwamwishe ngo yararwaye ngo bamuroze ngo intaraza nge warosa ubundi se hapfa giki ego cyapfaga none se natse ko wamwishe ubwo ukugahaga nahanda amafaranga se wabura yewe we nizo wahise uyigurisha bose bahari n'ibirima yasize na buri kinunwa ako ngurazimaza imirima
n'inzu wahise uyigurisha none se muze buriya ndanywa njyewe yego buriya uteretse udukazi hariya nka dutanu hajya niho bavuze usinda gukambara ubusa mu muhanda iryo niharabika ni wowe niyo wamama akazi 10 yewe ntago si witwa ntuza Elizabeth ubwo niwo mpamagaye yohereje umwana ngo naza ndeye mu rugo ngo uranshaka mbwira rero ikintu nshakira ikintu nyine nabashakiraga nagira ngo nyine yego komeza ugendere muri uwo murongo umbwira ngo ikintu nagushakiraga ukomeze umbwire ko nyine maze iminsi tumaranye nyine turi inshuti iyo minsi ndayizi ntabwo ari ngombwa ngo uyinyibutse aha tumaranye iminsi turi inshuti noneho ubwo rero ubushuti nyine bw'iminsi yose bukaba nyine ari Simano uri kwigira ibiki koko nk'ubwo ngubwo uri kwigira ibiki reka mbe serious okay nakubeshye rero Imana yakuremye neza urakoze yagwaye n'ubwiza merci n'amaso ni meza urampamagaye kugira ubimbwire yego nibyo ushaka kumbwira okay ntayo ubwo ngubwo mbaye ushaka kumbwira hari ikintu ushaka kuvuga se hari ikintu ushaka kuvuga kindi kindi yego hoya hari ikindi kintu ushaka kumbwira ko waherekanye nyine umbwira ngo nyine ngo ndi mwiza ibiki n'ibiki ikintu ushaka kumbwira ni igiki nyine hagati aho cy'ubwiza uhora undeba umbona just ukankoraho ku rusengero twicaye ngo nicaye imbere yawe abagashahurwa jewe ngwa Elizabeth gusa wabampaye iki umuhungu wanjye simama mukanyimana mwe ariko ntacu ubwo se nguhaye 500 ntacu nzakongeza nagandi ikintu ngusabye mfasha oya nzagufasha mfasha mbone nzagufasha niwe mugabo wananira wowe mfasha ikintu wowe ngusabye mfasha wenda mubane gusa wenda nzabone mubyaranya ko kana akuzambabarire ntuzamugira nk'umugabo wawe ariko nahita mbyara ariko ako kanya muze ego oya kubera ikizi aka kanya ushaka iki cyetse ritumarana nk'imyaka 2 nabwo maze kubona ukuntu ari kwitwara neza naza ari ibintu bya feke nawe nzamumukurikiza sona shamana usumporikira ntacyo ariko ntacyo nta kibazo ntari bi ako bizacamo ubwo ndabashakira inzu noneho mutangire mu bane uyu munsi nyine unkoraho just untesha umutwe ikibazo kiri hehe nicyo ushakira Manu urankunda urabyivugiye neze kuki utari wabimbajije ngo nyine okay urankunda nicyo washaka kumbwira okay ushaka ngo igisubizo nonaha subizo hoye ubwo iki ukihorere subizo kihorere nzakubwira nzagifata nzakubwira igihe uzacyemera si byose oya nta kibazo ntacyo ngende tayari muzehe ndi tayari bitemwa sene nuriya n'uyu nguyu amakuru se komera wowe wajya kugihurumbira hehe yego umusuhuze si neza muhore haguruka umuhore urabone akuvuguruka uraho ubwo umukobwa unyangutse sha ntabwo guhobera ngo akugwemo dore uyu se n'umukobwa cyane n'umubyeyi mbese nyine ajya warubyaye kangahe ngibyaye 2 gusa yarabyaye warwaje umwana usize gushaka muzaye n'umupfakazi nyine umugabo waherutse ku umugabo twahandeje mundi bari kuvuga kwisazura se ngo giye kwisazura bitenyo ndagera kahura n'amacinya ugapfa usujye be gahunda dufitanye nje nawe nyine nta kibazo umuntu byaye 2 sabaga nkakira umukobwa oya nanashatse nkiri muto yarega zura wabona kandi hapfa kari ubu yabaye isugi myaka 2 yose biraragase kwibarabara ndasimbirara ariko ntago bagira ntacyo urumva se nta kibazo mube muraganira kwa oya umva muze icara tuvugane yego rata tuvugane se akiri byaba iki umva mwapfakazi no gufite fatiraho kandi ndagiye mwapfakazi gufite umwana wenda
Manu nakubyagije nakushiginyura Kugira ko ngufitiye umwana. Ngo? Igitomati y'igitono. mwana sumeze Irukana abapfakazi mubwira. we mwana Mvuga nikize ngene nabagoye ko ngiye mfite gahunda yo kuvuga. siba wagapfa Uyu nagende nyine mu nyine reka kuguyaguye ngangu yagoye se. ni wawe nsinda gakambara ubusa hano ujya kwa muri karakabari ka kwantuza ko kwa akuye umuhungu wawe arwaye intinyi muri kimazi wa mukobwa we mbese njye ndaza kuba n'umuganga Ariko nta gahunda mfite nje nta gahunda mfite yo gucinga. umuganga wampaye makeya ngo hagane kandi Uragira utanga amafaranga yawe uratanga n'atanu kazi kawe. Ntabwo nje mfite umugeni. ziba umugeni si umugeni umugeni None se ujye nakabari. Okay. Bimuhubwo nuzagira icyo ubaza. naburi ucinga siko kwa reba ukuntu ibintu by'ubushuhe biramuzamo mumfashe Ubushuhe nyene. fasha we mukobwa fasha gose aya ngaya fasha Tariki imbere kubwinyo ndabukora. kuno tuganire mu nzu Wagiye ukaganira se n'uwagutumye ngende ubwiye ko ngana n'abapfakazi. ko banutira minuti manu uzi ko maze kumuha ibihumbi 800 Nayagusubiza none. ushake byihorere hayajye ko ziba ugafa Nagende. byihorere Ntiyamuhaye se. Mese mada twumvikanye ngo nasi ubusaho ngaho akuzi kuri indaya koko Ubwo wishyinda yanyu uzayibona wese azayicakira. umva Iyo simada nayo irishyuye uzayibona azayicakira. Irishyuye. mese wo gapfa Mba nyine reka nkubwire. ziba karengagire kapera bwere waje uhura n'amacinyawe reba ntana amafaranga manu ntana Ariko se wamuretse ngenda kajyana ubwo nyine abasore bamubona ahubwo umva umusore bonuye ndaya wese ayicakira irishyuye. Buriya muntu umwishyuye meshe se. none nishuriye rubanda Umva. iki Baramubwira. Gufitiye umukobwa. Ndagiye ndamutera ibitombo. Ndagiye. Baye nyimubona. ibyo umubonye si he uwe mukobwa se Mvi ni wabo maze ngewe. Siko ngiye mvi yabo kanjyana no mu nzu urumva. Paka nkagira no ku gitanda. Umukobwa baye nyibona ndo. ariko ubuvuye usugize umukocoye Ngewe. Umukoco byo mbishaka ariko ntago nifite. ntabyo ukoze Araje. cha urimbwa bari mpamo y'Imana Ndagikuya. kugera ku buriri Nyine banze ukarina ndahageze Nuko? muzengurutse. Ndafata utunwa. Aravuga ati utunwa ni mwe bati atambwira ati Manodo uri mubi cyane urarenze. None umukobwa areba ko ni tubyinnye akantu k'akaririmbo. Najya mukaraga gutya nkamukaraga ngetanza. None ureba ko namuteye. nuwahese Namuteye umukobwa mu. aziba ntukajura nyirarira kwa fande Afande. no hepfo kwa gifeni Uri muranzanira ibintu by'ipfakaze byawe byarayikubye. Noneho ureba ko uwo mukobwa urumva. Yize za kaminuza. Yiga zahe. uramuteretse neza Ndamuterese maze nagiye mvuga ijambo nagiye mvuga nda agahita ayongera ngo nanjye ndijya kukunda ahubwo Manodo nize mite mumuteye namubwiraga ni mukobwa sibyo aho gupfa aho kugira ngo upfe nge napfa manu ibyo jambo nari mubwiye ndavuga noneho nunapfa noneho wapfuye ninjye bazashyingura ibindi namubwiye ni nugarama nzakugarama hejuru ya ni bibi vuga ibizimu umubwiye nubwo nzakugwaho rahera ibyo bintu uko kuri abimubwiye nutsitara n'ibyo uzababara none mubwiye ko nakirya ari impamvu nanotse niba urasinyirya none ndahise vuga nibaze nk'iyo uramuhobe uramufasha uramuhobe namubwiye ngo sinyirya sinywa bitavuga ni nk'ubu iyo duhora mvuye muri toilette kuko yavuga ko mvuye kugira gute ariko umukobwa nta maso agiraga amaso gusa se none ni maso y'inyana uzi ubwiza afite ni umukobwa mwiza w'igitonore nuko nanjye nzi gutereta sibyo yego Niriwe. komere Manu. mu mituweli twarishyuye umusarani nagucukuye mwatubabarira ku kibazo cy'ubutandaro rwose nyakubaha abayobozi agatandaro ndi guteganya gutema igiti nkakubaka neza n'ubwiherero nabwo ejo bundi mu nama mwe bari babitubwiye turagerageza turebe turahavugurura aha naho murambabarira rwose nta kibazo dufite pe nta kibazo Ntabwo kireba ibyo bishinzwe. Manu waje narinje kureba Manodo. wakoze iki wa kintu bajye kugufungira iki Nta kintu yakoze. wakoze iki ari kunkoraho Manu twari twavuze ko turaza kujya gutemberana ku kagoroba. uyu ni uwahe kwa fande kwa fande kwa gifenyi kwa fande
afande Gifenyi semanura cyari kuntinya none n'uyu se n'uyu woka tawo mukomere yego Kirisitu yazakozwe yego yewe Manu 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 tuzakora ingwe ku ntuza dore amakuru komera uretse komera Kirisitu yazakozwe yewe usanga turi kukuganiraho disi we turasha rakagabo Manu wandebe kumeze nk'uwanyagiwe utangiye kunyagirwa imvura iri kugwa ujye kuganywa cara hasi yewe komera sha yewe mubwire amagambo hajya ijya mbere yari mubwire wari ukumubwira ngo amagambo wambwiye wari ukumubwira amagambo wambwiye wari ukumubwira nagaye reba ukuntu ugize uruhare uri umusore mana yanjye bika pfuka ngo mubwire ijambo yari kukubwira ngo ikiye mukobwa Manudi nawe namubwiye ko ndaza kumura tukajya gutemberana mbona asa nk'uninya ndi kugira ngo tuze kugendana cyari kuninya kabwire ngo you love you like Kirezi mubwire se mubwire ngo you love you wari ukumbwira ngo iki ngo wamubwiye ngo iki wamubwiye agahe magambo waretse nkanywa amazi nkagaruka amazi nkanywa amazi nkagaruka ngagenda ukanywa genda Yawe cha mbase we couldn't we come in our family you have a kwisanzura you can gusanza ibyo sanze no problem because we need mukazana you have a good menu how the best minwa you are guseka neza very well ushinyika neza Manu the way Manudi oui Manu danyuze nyana yimkinyuze unyuzeho Manu unyuzeho ndi hano Manudi ndi hano unyuzeho dore va mu rwo ruzitiro va hano Manu kuzangira ndakuhombana wagapfa nose ngiye yaragiye oya kugenda ntabwo ari ngombwa kano kanya mbasha Manu urimbwa kuzina ngimana urimbwa ukuntu naterase nyoko Manu ngamubwiye kwa kuno wari kumwamubwiye ngo uzagwa niho nzagwa kugwa muzerekana ngende ndabona yenda kurira muramutse Manu bayi nanzagaruka Yewe data we uriya mukobwa urumva yego uriya mukobwa ndaje kanze ndaje yarenze Manudi ndahane uriya mukobwa yewe urabona ko ari mwiza kurenza cya kindi cyabyariye iwabo uriya mukobwa hasi kamubwira n'ubundi ntacyo umariye narakwibyariye kuko byagize rero nka kwihambira nta kindi kibazo ariko nari ngiye kura agapapuro nanditseho imitoma mu nzu ahubwo nyibutsa hajya uwiyiciye uwo yabyaye baramufungaga none se ntacyo wenda ngujemo